amahoro n'amahirwe umutware wanjye birumvikana, nkanifuriza amahoro n'amahirwe n'ubuzima bwiza abantu bose mvukaho, famiye yanjye mvukamo ituye i Rushashi, famiye nashatsemo, mwifuriza amahoro meza itorero ryanjye ryandeze Kabarore ADPR muri icyo gihe. Muri iki gihe rero ndagira inama buri wese ko amahirwe ageze ari rimwe mu buzima. Umuntu nakugirira impuhwe akaguha chance y'uko wamucururiza nko mu iduka, akaguha akazi, aba yakwizeye. Biragatsindwa kwizera umuntu yarangiza akakwiba, akavidura butike yawe cyangwa ikintu wamusigiye cyangwa urugo wamusigiye. Ndumva nshaka ko buri wese yakwiremamo icyizere, akagira icyizere yagiriwe n'uwamuhaye ako kazi cyangwa n'uwamuhaye ubwo bushobozi. Ndumva nshaka ko niyo wahemukirwa nyuma y'uwaguhaye ako kazi, ariko wajya kuburana ubwira Imana cyangwa ubwira uwundi muntu, ukabwira Imana uti reba yandenganyije kandi ibyo yansigiye byose nabimuhaye. Rero ndasaba ko buri wese yakwirinda, akirinda guhemukira umuntu uwo ari we wese, ahubwo ibyo yabonye bikeya akabifatiraho ku buryo bitazamucika. Amahirwe ageze rimwe mu buzima, akaza kabiri, aya gatatu ntago aba ari amahirwe. Mba numva atari amahirwe ahubwo ageze ari igihano. Amahirwe ya gatatu ageze ari igihano cyo kugira ngo Imana ikomeze igusuzume, n'abantu wahemukiye bakomeze bagusuzumira aho hafi. Abantu birinda amahirwe ya gatatu, birinda amahirwe ya gatatu. Amahirwe ya gatatu ntago abaho. Umuntu ajya agerageza amahirwe ya mbere, byakwanga ukavuga uti ariko hariya narahaguye narahabonye, basi reka Mana ngirira amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri ajyaza no muri Bibiliya, hari igihe amahirwe ya kabiri yagiye aza mu bantu benshi batandukanye bahuye n'intambara zitandukanye, ariko amahirwe ya gatatu yo sindayabona. Amahirwe ya gatatu aza ari igihano, akumva ibintu byose yabyikubira. Ariko ni ingenzi ko ubuzima bwacu bwa buri munsi twabana mu buryo bwose bushoboka. Ndagira ngo ugire inama abantu badukurikirana. Ni nabyo nifuza mu buzima bwanjye, ko abantu dukwiriye kubana tudafite ishyari, tudafite urwango, tudafite ibindi bintu by'ubugugu n'ubusambo n'ibindi bintu byo kwikubira ibintu bimwe na bimwe, dushingiye ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo umwanya rwose. Yego, murakoze. Muri iki gihe biragoye, ariko ndabihuza n'iri jambo tubonye, aba bakobwa ntabwo bigize bakora ibyaha. Ndagira ngo dusenge Imana, dushimire Imana ibanye natwe muri uyu mwanya, tubifize gutunga ubuzima buzira ishyari, buzira urwango, ahubwo mutunge ubuzima butuma Imana ihimbazwa mu buzima, itugira n'icyizere. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mukoreshe muri hangana, mukoreshe yongera senga Imana, hanyuma abaturiyeho uwo mugisha niwo twifuza mu buzima bwacu. Ntago iyi umuyoboro ari umuyoboro wo kurwana n'abantu n'ibijyanye n'iby'amatiko. Twebwe dushingiye ku ijambo ry'Imana, ibyakubaka abantu. Imana ishimwe cyane. Reka tumwemerere asenge, hanyuma ashimire Imana yabanye natwe, kandi anagusengera Imana iguha umugisha. Turagushimiye uri Uwiteka, tugushimiye ineza yawe n'urukundo. Izina rya Yesu, tugushimiye ko utwemereye aka kanya tukavuga ijambo ryawe tubwirijwe nawe. Izina ryawe rishimwe. Rero dusengeye abacu bakomeje kudukurikira kuri Cyomoro TV, ubaha umugisha birushije mbere, ubambika imbaraga zo kunesha Satani, ubambika imbaraga zo guhunga ikibi aho kiva kikagera, ubagirire neza, ineza yawe bayibone. Turasenze cyane, dusengera, dusabira umugisha abari mu Rwanda, dusabiye umugisha abari hanze y'u Rwanda. Reka bajye bumva ijambo ryawe, kandi buri wese mu kibazo yahura nacyo ajye yibuka ko ijambo ryawe ari ryo ryabasha kumuyobora inzira y'ukuri. Turakwinginze ngo ukomeze ubane natwe, kandi uduteze intambwe birushije ahangaha. Dusenze dutyo twizeye izina ryawe Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Rero turabakunda cyane, naho mu bindi biganiro rwose kubisangiza abandi, tumuhe ikaze hano kuri Cyomoro TV. Turamwishimiye cyane, tuguhaye ikaze. Muraho neza? Mukomere cyane. Ndagira ngo wibwire abantu badukurikirana hano kuri Cyomoro TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwase Gilbertine, nkaba ndi umwarimu wo ku itorero rya ADPR ku Ruhungo. Ngira ngo muramwumva ko ni umuntu udasanzwe, nyine Imana ibiduhaye ahangaha kugira ngo nawe akore umurimo w'Imana neza. Hanyuma yitwa
Sinzimba mubyumvise neza nongera wivuge cyane hanyuma ubabwire n'uwo uriwe kugira ngo nitwa wibwire abantu nyine badukurikiranye uwo uriwe. Mundi rero umuntu yavuze ngo urinde mbega ku buryo umuntu yahita akumenya neza nyine tutihuse cyane. yego ndi Uwase Gilbertine nkaba ndi umuyobozi w'itorero rya Ruhuha nkaba ndi umugore ibirenze kuri ibyo Uwiteka aduhanura. Turamwishimiye cyane kandi nk'uko nabasezeranyije kenshi cyane ko tuzajya tugira abashyitsi batandukanye uburyo butandukanye, nagira ngo tumwishimire tumuhaye ikaze. Hanyuma abantu mwese mudukurikirana umunsi ku munsi turabazi mwese mugenda mutwandikira mutwika ko mutwishimiye. Uyu munsi rero mba ndimo soza amasezerano twajya tugirana yuko tuzabana n'abashyitsi bagiye batandukanye mu buryo butandukanye. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero tumwakire hanyuma umwaka wabaye mwiza se wowe? Yego amahoro pe Abantu benshi muri iriya minsi baravuga ngo kurya bararya akanyama barameze neza bari burya akanyama, nkumva abantu bose bumva ko Noheli ari ukurya, bumva ko Ubunani ari ukurya. Wowe ubundi iyo tuvuze umwaka mushya twumva iki, wumva iki? iyo tuvuze umwaka mushya njye numva ari ishimwe kubera ko haba hariho abatarawusoje, hakabaho hari n'ibyo wabwiye Imana ishobora kubigukorera cyangwa ikakwimurira mu wundi mwaka. Ikiba kiri ngombwa ni ukwizera Imana wavuganye nayo. Njyewe Noheli yangezeho kandi yambanye nziza na bonane ndetse n'iyi minsi ikurikiye ndumva nta kibazo. Imana ishimwe. Hari abantu bumva ko iyo tuvuze Noheli bumva ko ari inyama nziza n'ifiriti cyangwa se umwaka mushya kumva ko ari ukurya, ariko aba ari igihe cyo gushimira Imana dushingiye ku by'Imana iba yarakoze hagati muri icyo gihe cyose. Imana ihimbazwe yabanye nawe. Ndagira ngo rero usenge Imana hanyuma uganize abadukurikiye ijambo ry'Imana riri ku mutima wawe wumva ufite uyu munsi. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Dusenge Imana. Turagushimiye uri Uwiteka, tugushimiye neza n'urukundo warakoze kubana natwe nuhimbazwe. Tugushimiye ko ukidutije umwuka Tugushimiye ko duhumeka, udahinduka rwose. tugushimiye ko uri Imana ishobora byose, tugushimiye ko guhera kera kose wari utuzi izina ryawe rishimwe. Turi mu mwanya mwiza wo gushima rero turanakwisabiye ngo ukomeze uturindire muri iki kiganiro, uduhe kuvuga tubwirijwe nawe, uturinde gutegwa n'umwanzi Satani, uturinde ikibi n'igisa nacyo, utwambike imbaraga birushije mbere. Kandi dusengeye n'abantu bose bazumva iki kiganiro, bazumva ijambo ryawe, rizabakore ku mutima, rizagira aho ribakura kandi rigira aho ribashyira. Uzadukomeze mu by'uru rugendo, buri wese azafata iya mbere kukwiringira, kubera ko kukwiringira ari byo bifite umumaro kuruta kwiringira abana b'abantu. Uri Uwiteka ntabwo ujya uhinduka. Dushimiye na Yesu Kristo waducunguje amaraso ye. Mwami warakoze kuducungura kubera ko twe ntibyari bushoboke, ariko kuko waducunguje amaraso yawe uhabwa icyubahiro. Twasengaga twizeye imbaraga zawe Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Nababwiye amazina yanjye ko nitwa Uwase Gilbertine, nkaba ndi umwarimu ku itorero rya Ruhuha ADEPR, nkaba ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Turarisanga mu kubara ni ibice 27. Turasoma duhereye ku murongo wa 3 turageza ku murongo wa 11. Kubara ibice 27 turahera ku murongo wa 3 tugeze kuri 11. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo iravuga ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza. 3 handitswe ngo Data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ryateranijwe kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mbese Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo? Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se.
kandi ubwire Abisiraheli uti umuntu napfa adasize umuhungu muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye, nadasiga umukobwa muzahe bene se gakondo ye, nadasiga bene se muzahe bene se wabo gakondo ye, nadasiga bene se wabo uzahe gakondo mwene wabo urushaho kuba bugufi mu muryango we, aba ari we uyenda. Iryo ribere Abisiraheli itegeko ritegeka uko baca imanza Uwiteka yategetse Mose. Amen. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana rikomeye cyane, turarisobanura uko Imana idutegetse. Iri jambo ry'Imana ni aba bakobwa ba Selofehadi bagiriwe amahirwe nk'uko abantu bose bavuye muri Egiputa bambuka inyanja, baragenda bageze hakurya, biba ngombwa ko hari ukuntu babagabanya muri gakondo, ariko muri icyo gihe byari bikomeye cyane kugira ngo uhabwe gakondo uri umukobwa, na cyane ko bashakaga kwerekana ko abahungu ari bo bahabwa iyo gakondo. Aha ngaha birajyana n'uko muri iyi minsi umuntu ashobora kuba afite ikintu ashoboye ndetse yagerageza nko kugikora, yaba arimo gucuruza mitiyu uwundi akabona atari we ukwiriye kuyicuruza, yaba arimo gucuruza imyaka undi akabona atari we ubikwiriye, ariko aha ngaha bateraganyije bano bakobwa mbese baragabana, bo barabihorera. Babihoreye aba bana b'abakobwa bagira agahinda, bari abakobwa 5 bagira agahinda, bafata umwanzuro wo kujya kubaza Uwiteka. Baramubaza bati se ko data yapfiriye mu butayu kandi akaba atari mu iteraniro ryiteranyije kukugomera, ni igiki gituma twebwe tutabona gakondo nk'iyo data yari bubone? Ese data ko atabyaye umuhungu nicyo cyatuma twebwe tutaragwa iyo gakondo? Abo bakobwa rero bari bababaye cyane mu bigaragara, kandi natwe mu buzima busanzwe natwe byatubaho tukababara, nk'uko umubyeyi ajya kugurira umwana akamugurira, yarangiza akagurira bamwe, mwebwe isabagurira. Icyo gihe muhitamo mubaza twebwe kutatuguriye, hagacikamo amakimbirane. Ariko aha ngaha ijambo ry'Imana ryabivuze neza, ndetse Imana imajije kubona umubabaro w'aba bakobwa, byari bikwiriye ko natwe ibintu byose biducanze, ibintu byose bitunaniye, twajya twihutira kubaza Imana kurenza kubaza abana b'abantu, kurenza kuzana ayandi matiku ngo tujye mu manza. Ukajya mu rubanza ariko uzi neza ko Imana twiringiye igivuga, igikora, igakora ibyananiye abana b'abantu, tukajyana ibibazo byacu imbere y'Imana nk'uko aba bakobwa bagiye bakabwira Imana. Imana nayo igahita ica muri Mose nk'uko yamuvugishaga, ikamubwira ati aba bakobwa baburanye iby'ukuri. N'ubundi byarangije ku iherezo babahaye gakondo yabo. Ndumva buri wese aho kugira ngo yirwanirire muri iki gihe, yabanza akabaza Imana yamuhamagaye, yabanza akegera Imana yamwemeye, akaba ariyo ashyira ibibazo bye. Murakoze cyane, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo murumva ko afite amavuta y'Imana afite amavuta y'Imana, kandi birumvikana ko mu bihe dufite ubuzima bwacu buba bwugarijwe n'ibintu bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko Imana niyo gutabara no kurengera abantu ku buzima bwacu. Imana ikaturinda abantu ibyima by'amashyari, kugira ngo ubuzima bwacu tubane neza, tubane mu mahoro. Imana yacu tugendeye cyane. Hagiye usanga mu buzima bw'abantu, abantu bumva bakwikubira ibintu, abantu bakumva umugisha bawikubira, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana itwereka ko ari ngombwa ko dukwiye kubana neza, tugasangira bike dufite, kugira ngo ubuntu bw'Imana busage mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Birumvikana rero ko mu buzima bwacu ntago twasoza, njya nkunda no kubaza no kuganira. Birumvikana, ndumva yagira inama abantu bafite ubuzima bumeze gutyo muri iki gihe cyacu cya none, kugira ngo ubuzima bwacu abantu tubane neza, tubane tutikubiye, ahubwo tubane duhuze urugwiro, dusangire byose bike dufite, kugira ngo ubuntu bw'Imana bugaragare ku buzima bwacu. Kuko hari igihe abantu bumva ibyiza byabo ibyabo muri hangana gato, umuntu akumva ibyo abonye cyangwa se ibyo umuntu afite akumva yabimutwara, akumva ibintu byose yabyikubira. Ariko ni ingenzi ko ubuzima bwacu bwa buri munsi
twabana mu buryo bwose bushoboka. Ndagira ngo ugire inama abantu badukurikirana. Ni nabyo nifuza mu buzima bwanjye, ko abantu dukwiriye kubana tudafite ishyari, tudafite urwango, tudafite ibindi bintu by'ubugugu n'ubusambo n'ibindi bintu byo kwikubira ibintu rimwe na rimwe, dushingiye ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo umwanya rwose. Yego, murakoze. Muri iki gihe biragoye, ariko ndabihuza n'iri jambo tubonye. Aba bakobwa ntabwo bigize bakora ibyaha nk'iby'abandi bakobwa bakoze muri icyo gihe. Muri iki gihe rero ndagira inama buri wese ko amahirwe ageze rimwe mu buzima. Umuntu nakugirira impuhwe akaguha shanse y'uko wamucururiza nko mu iduka, akaguha akazi, aba yakwizeye. Biragatsindwa kwizera umuntu yarangiza akakwiba, akavidura butike yawe cyangwa ikintu wamusigiye cyangwa urugo wamusigiye. Ndumva nshaka ko buri wese yakwiremamo icyizere, akagira icyizere yagiriwe n'uwamuhaye ako kazi cyangwa n'uwamuhaye ubwo bushobozi. Ndumva nshaka ko niyo wahemukirwa nyuma y'uwaguhaye ako kazi, ariko wajya kuburana ubwira Imana cyangwa ubwira uwundi muntu, ukabwira Imana uti reba yandenganyije kandi ibyo yansigiye byose nabimuhaye. Rero ndasaba ko buri wese yakwirinda, akirinda guhemukira umuntu uwo ari we wese, ahubwo ibyo yabonye bikeya akabifatiraho ku buryo bitazamucika. Amahirwe ageze rimwe mu buzima, akaza kabiri, aya gatatu ntabwo aba ari amahirwe. Mba numva atari amahirwe, ahubwo ageze ari igihano. Amahirwe ya gatatu ageze ari igihano cyo kugira ngo Imana ikomeze igusuzume, n'abantu wahemukiye bakomeze bagusuzumira aho hafi. Abantu birinda amahirwe ya gatatu, birinda amahirwe ya gatatu. Amahirwe ya gatatu ntabwo abaho. Umuntu ajya agerageza amahirwe ya mbere, byakwanga ukavuga uti ariko hariya narahaguye narahabonye, basi reka Mana ngirira amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri ajyaza no muri Bibiliya, hari igihe amahirwe ya kabiri yagiye aza mu bantu benshi batandukanye bahuye n'intambara zitandukanye, ariko amahirwe ya gatatu yo sindayabona. Amahirwe ya gatatu aza ari igihano, aza ari igishungero, aza mbese ari bambone, uri kuri bambone bakavuga ati nta kuntu umuntu atakugize, nta kuntu famiye itakugize, nta kuntu uwo musengana atakugize, nta kuntu uwo mwaririmbanye atakugize. Mbese umuntu ajya agisha inama, bakamugira inama ari benshi, ariko umuntu wese kuri ureba iyicano yirinda amahirwe ya gatatu, rimwe na rimwe ageze ari igihano. Yego. Wenda ndabizi ko abantu bakunda kudukurikirana kenshi bazatanga bazaduhe n'abantu baba barahuye n'amahirwe ya gatatu, bazadusangiza ubuhamya kugira ngo turusheho kwigisha abantu. Ntabwo tubizi, ariko urumva ko amahirwe ya gatatu aba ari ikindi kintu kidasanzwe. Ariko nimba warahuye n'ayo mahirwe ya gatatu akaza ari amahirwe ameze ukundi kuntu kutari gukwiye, uzadusangiza ayo makuru ntacyo bitwaye. Rero turishimye cyane kubana muri uyu mwanya, twifuje gutunga ubuzima buzibukiye, mbega bwitaye ku mitekerereze myiza, utagiye kure y'umurongo wo kugira ngo urusheho gusabana no kugira ngo ubuntu bw'Imana busabane buboneke mu buzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Rero mwakoze kudukurikirana, by'umwihariko ntabwo nasoza atabanje kugira ngo agire abantu yifuriza. Ndabizi ko turacyari mu minsi yo kwifuriza abantu n'umwaka mushya. Yewe ndabizi ko ufite n'umutware, ndabizi ko ashobora no kukumva, hanyuma umusuhuze ndetse n'abandi badukurikirana, kugira twegere umusozo, hanyuma dusengere abantu badukurikirana bamvishije ijambo, kugira ngo Imana ishobore kubagirira neza. Yego, murakoze cyane. Muri ibi bihe by'iminsi mikuru, ndifuriza amahoro n'amahirwe umutware wanjye, birumvikana. Nkanifuriza amahoro n'amahirwe n'ubuzima bwiza abantu bose mvukaho, famiye yanjye mvukamo ituye i Rushashi, famiye nashatsemo. Mwifuriza amahoro meza itorero ryanjye ryandeze, Kabarore ADPR. Mwifuriza abaririmbyi twabanye muri Baraka, korali Baraka ndayikunda cyane na n'ubu. Agape nkabo ndabakunda cyane. Mwifuriza abantu bose badukurikiye, kandi mwifuriza na Elje
amahoro y'Imana abane namwe. Arakoze cyane by'umwihariko kandi abantu bari i Kabarore muri Gatsibo tubifurije amahoro n'umugisha bikomoka ku Mana. By'umwihariko kandi korali Baraka n'abayobozi bayo ndetse n'itorero ryose rya Kabarore, reka tubifurize umugisha w'Imana. Tubashimire cyane uburyo mwadukurikiranye. By'umwihariko rero hari umuntu ushobora kukubona akavuga ati uriya muntu ndabona afite amavuta y'Imana, aracyafite ubumuntu bwa gikristo, kuko abantu muri iyi minsi barakennye. Hari umuntu umaze iminsi adusuye avuga ngo ndashaka gukenura abantu mu ijambo ry'Imana. Hari abantu bakenye muri iyi minsi bifuza ijambo ry'Imana, yifuza n'uwo yahamagara ngo wenda nakubona nte ngusengere. Umuntu yakubona ate agukeneye hagati wenda muri ibi bihe, amaze kumva ijambo ryawe akumva arafashijwe, akumva agukeneye kugira ngo wenda umusengere, ni gute yakubona? Njyewe ahantu hose wahambona, ariko ntuye Bihinga kandi mfite na nimero ya telefone. Yego. Ni 078 078 411 411 72 69. Yes, mwakoze cyane kudukurikirana. Ndagira ngo dusenge Imana, dushimire Imana ibanye natwe muri uyu mwanya, tubifize gutunga ubuzima buzira ishyari, buzira urwango, ahubwo mutunga ubuzima butuma Imana ihimbazwa mu buzima, itugira n'icyizere. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mukoreshe muri hangana, mukoreshe yongera asenga Imana, hanyuma abaturiyeho uwo mugisha niwo twifuza mu buzima bwacu. Ntago iyi umuyoboro ari umuyoboro wo kurwana n'abantu n'ibijyanye n'iby'amatiko oya, twebwe dushingiye ku ijambo ry'Imana, ibyakubaka abantu. Imana ishimwe cyane. Reka tumwemerere asenge, hanyuma ashimire Imana yabanye natwe kandi anagusengera Imana iguha umugisha. Turagushimiye uri Uwiteka, tugushimiye ineza yawe n'urukundo, izina rya Yesu. Tugushimiye ko utwemereye aka kanya tukavuga ijambo ryawe tubwirijwe nawe, izina ryawe rishimwe. Rero dusengeye abacu bakomeje kudukurikira kuri Cyomoro TV, ubaha umugisha birushije mbere, ubambika imbaraga zo kunesha Satani, ubambika imbaraga zo guhunga ikibi aho kiva kikagera, ubagirire neza, ineza yawe bayibone. Turasenze cyane dusengera dusabira umugisha abari mu Rwanda, dusabiye umugisha abari hanze y'u Rwanda. Reka bajye bumva ijambo ryawe, kandi buri wese mu kibazo yahura nacyo ajye yibuka ko ijambo ryawe ari ryo ryabasha kumuyobora inzira y'ukuri. Turakwinginze ngo ukomeze ubane natwe kandi uduteze intambwe birushije ahangaha. Dusenze dutyo twizeye izina ryawe Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha rero, turabakunda cyane. Naho mu bindi biganiro